imyizerere, amadini n'iyobokamana bijya bikunda guhuzwa n'imbaraga zihishe. Uyu munsi umubare 666 ukoreshwa cyane n'abantu bo mu madini atandukanye nk'ikimenyetso cy'umubi, umubeshyi, the deceiver, antichrist cyangwa se al-masih dajjal bitewe n'imyemerere y'idini usengeramo. Icyo ushobora kuba utaruzi ni uko uyu mubare ari uwa kera cyane mu binyejana byinshi, mu myaka irenga 3000 ishize. Uyu mubare ufitanye isano rinini n'ubutunzi bw'umwami Salomo wabaye umwami wa gatatu w'ubwami bwa Isirayeli nk'uko bigaragara muri Bibiliya mu gitabo cy'abami ba mbere mu gice cya 10 ku murongo wa 14. Haravuga ngo uburemere bwa zahabu yajyaga kwa Salomo mu mwaka umwe gusa bwari ubw'amatalenta 666. 666. Aya matalenta angana na toni 34. Ndetse no mu gice cya kabiri cy'amateka cyangwa se ibyo ku ngoma bitewe na Bibiliya usoma mu gice cya 10 cyangwa se umutwe wa 10 umurongo wa 13 kugera ku wa 14 haravuga ngo uburemere bwa zahabu yajyaga kwa Salomo mu mwaka umwe gusa bwari ubw'amatalenta 666 hatabariwemo amakoro y'abagenzi n'imisoro y'abacuruzi. Abami bose ba Arabiya n'abatware b'ibihugu baturaga umwami zahabu na feza. Uyu mubare kandi wongera guhuzwa n'ubutunzi bwa Salomo n'abemeza ko mu myaka y'1119 ubwo abazwi nka The Templars cyangwa se The Poor Soldiers of Christ and Solomon Temple cyangwa se The Knight Templars. Abangaba bari abasirikare bashamikiye kuri Kiliziya Gatolika bahabwaga umusigiti wa Al-Aqsa Mosque ngo bawugire ibirindiro byabo mu gihe cy'intambara y'abanyamisaraba cyangwa se Crusade cyangwa se Crusade, ngo bakaba barawucukuye munsi bagakuramo isanduku y'isezerano ry'Imana ndetse n'izindi nyandiko z'ubuhanga bwihariye bwa Salomo zirimo izigisha kugenzura amajini, kugwiza ubutunzi no gukontorora abantu, hanyuma ngo bakaza kubijyana mu Burayi maze abo mu miryango igenzura ibibera ku isi uyu munsi bakabyifashisha bigwizaho imbaraga n'ubutunzi. Muri uko kugwiza ubutunzi kwa Salomo kandi turaza kuvuga ku ruzinduko rw'umwamikazi w'Isaba, the Queen of Sheba, ubwo yajyaga i Yerusalemu kwa Salomo. Mu gihe cy'uruzinduko rw'uyu mwamikazi w'Isaba, Makeda wakomokaga muri Ethiopia, ngo nibwo umubano wihariye wa Salomo n'Imana wahananutse wikubita hasi ku rwego abantu bemeza ko rutari rwarigeze rubaho kuva uyu mwami yubaka urusengero rwa mbere rw'Uwiteka i Yerusalemu. Mbahaye ikaze kuri Bomba 250. Nge nitwa Matare. Ababivuga mu buryo bw'umwuka bavuga ko ubutegetsi bw'umwami Salomo bwabayeho mu bihe bitatu by'ingenzi. Mu gice cya mbere cy'ubutegetsi bwe yari akiri muto ndetse nawe ubwo yumvaga atabasha gukwira mu nkweto za se Dawidi warindwanye itarisukirwaga, kandi n'ubundi ngo ubwami bwa Isirayeli bwari bukizengurutswe n'abanzi ubwo Salomo yimaga ingoma. Muri iyo minsi yo gushidikanywaho no kwishidikanyaho nibwo yaje kujya gusengera i Gibeyoni atanga ibitambo 1000 bitwikwa, maze Imana iramwiyereka mu nzozi imubwira kuyisaba icyo ashaka cyose. Ntiyayisabye ubutunzi, ntiyayisabye ingabo zikomeye zo kumurwanirira, ahubwo yavuze amagambo y'ubwenge. Yahise atangiza umubano w'Imana na Salomo. Salomo yaravuze ati, wagiriye data Dawidi neza nyinshi kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye mu mutima we, kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye, umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe nk'uko biri none. Nuko none Uwiteka Mana yanjye wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto sinzi iyo biva n'iyo bijya, kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranije b'ubwoko bukomeye butabarika. Nuko rero uha umugaragu wawe umutima ujijutse ngo nshobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubwoko bwawe bukomeye imanza? Nakubwiye ko ahariho umubano wa Salomo n'Imana watangiriye, ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka Imana kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera akibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo nsabye ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Nuko nkugiriye uko unsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Uyu murongo wa nyuma
Isirayeli yagombaga kwandika ibitabo 5 bya Mose n'intoki ziwe kugira ngo ibirimo ajye abisoma buri munsi w'ubuzima bwe kandi akurikize ibyanditsemo kugira ngo ubwoko bwe abantu b'Imana bana Isirayeli batazayoborwa n'umwami utazi amategeko y'Imana bigatuma ari ubwo bwoko bwayo. Ibi bitabo 5 bya Mose ni igitabo cy'itangiriro, iyimuka Misiri, igitabo cy'Abalewi, igitabo cyo kubara ndetse n'igitabo cy'ivugurura amategeko. Ariko muri ibyo bitabo 5 reka twivugire ku iki gitabo cya 5 cy'ivugurura amategeko. Mu ivugurura amategeko mu gice cya 17 umurongo wa 16 na 17 Imana yaburiye abami ba Isirayeli babuza kwigwizaho izahabu n'ifeza, gushaka abagore benshi b'abanyamahanga no kugwiza amafarashi. Muri iyo myaka kugwiza amafarashi byabaga ari ikimenyetso cyo kugwiza imbaraga mu bya gisirikare cyangwa se mu byo kurwana intambara, kandi Imana ntabwo yashakaga ko ubwami bwa Isirayeli buba ubwami bwirwanira intambara. Ibi byose Salomo nta na kimwe atakoze amaze kugera ku gasongero k'ubwami bwe. Uretse zahabu zatembaga nk'amazi i Yerusalemu, Salomo yari afite abagore 700 n'amahabara 300, bose bakaba 1000. Aba bose bakomokaga hirya no hino mu mashyanga atandukanye, harimo abo kwa Farawo muri Egiputa, Abamowabu, abo muri Aramu, Abisidoni, umwe ku wundi kugeza ku bagore 1000. Byitaga gushaka amaboko no kubaka ubushuti hirya no hino kugira ngo imbago z'ubwami bwe zibe zirindwe, kuko akikijwe n'abubakanye isano ry'imiryango. Ariko Imana yari yaramaze kubibuza abami ba Isirayeli nk'uko tumaze kubona haruguru mu gitabo cy'ivugurura amategeko. Nubwo Salomo yari yaranditse icyo gitabo, ayo mategeko ayazi ndetse yarivuganiye n'Imana ikamubwira ngo nukomeza kugendera ku mategeko yanjye nzaguha kurama, ntabwo Salomo yabihaye agaciro amaze kugera mu bushorishori bw'ubutegetsi bwe. Ibyo Salomo atahaga agaciro kanini byarashyize biraba, maze bamwe mu bagore b'abanyamahanga yari yarashatse bazana ibigirwamana n'ibishushanyo by'iwabo, yemera ko biba mu nkike z'urusengero rw'Uwiteka, ndetse byubakirwa na za ritari bitambirwa ibitambo harimo n'iby'amaraso y'abana, kuko nk'ikigirwamana cyitwaga Moleki cy'abagore bavaga muri Amoni cyatambirwaga abana, ngo kugera ku rwego bavuzaga ingoma zisakuza cyane kugira ngo ziburizemo imiborogo n'urusaku by'abana babaga baboroga kuri aritari z'ibyo bigirwamana bari kubajugunya mu muriro wabyo ari bazima. Kandi byari hafi cyane mu burasirazuba bw'urusengero Salomo yari yarubakiye Imana. Byari ikizira mu maso y'Imana, ariko akabyemera mu rwego rwo gushimisha abagore be no kubaha aho bakomoka. Umwami Salomo akibwira ko ntacyo bitwaye. Ataragera ku gasongero k'ubutegetsi bwe yari akibasha gukurikiza ayo mategeko, ariko ubwamamare, ubutunzi, gukundwa n'abagore bimaze kumugeraho yarabyibagiwe, ateshuka ku nzira z'Imana. Muri icyo gihe kandi nibwo habayeho uruzinduko rw'umwamikazi w'i Saba, the Queen of Sheba, Makeda wo muri Ethiopia. Amagambo yose umwamikazi yabwiye umwami Salomo yasingije Imana rimwe gusa, ngo hashimwe Imana yahaye Isirayeli umwami w'umunyabwenge. Ariko asingiza birenze umwami Salomo agira ati, hahirwa abagore bawe, hahirwa abagaragu bawe, hahirwa abategetsi bo mu bwami bwawe bafite amahirwe yo guhora bumva uko umwami w'umunyabwenge nkawe avuga. Nyuma y'ayo magambo, Salomo hamwe n'urukundo yagiriraga abagore ntiyigeze arenzaho ijambo na rimwe ngo yibutse umwamikazi ko ubwenge bwe nabwo yabuhawe n'Imana, ahubwo yishimiye kwakira amashimwe n'ibisingizo by'uwo mwamikazi birenze ibyo yari amaze guha Imana yo mu ijuru. Nuko ngo Salomo biramushimisha cyane, aramutekerera, amuha amazahabu n'ubundi butunzi biruta cyane iby'uwo mwamikazi yari yaje gutura Salomo, arataha. Ariko abanya-Ethiopia bo mu gitabo cyabo cyitwa Kibra na Gasati cyangwa se Glory of Kings bajya kureba bakavuga ko ngo Salomo yaba yagiranye amabanga yo mu buriri n'uyu mwamikazi w'i Saba, maze ngo akava i Yerusalemu atwite inda y'umuhungu wa Salomo wavutse akitwa Menerike wa mbere, waje kuba umwami wa Ethiopia nk'uko byanditse muri icyo gitabo maze kukubwira haruguru. Wakireba ukagisoma. Kibra na Gasati ni igitabo cyubaha mu mateka ya Ethiopia kugeza n'uyu munsi. Umubare 6 uhuzwa n'ubutunzi bwa Salomo ni ikinyuranyo cy'ako kanya cy'umubare 7 uhuzwa n'umucyo n'ubwiza bw'Imana. Imana yaremye isi mu minsi 7 kandi yaravuze ngo habanze kubaho umucyo, nuko bibuko. Itegeka kubara 7 ku by'inshuro 70, kandi 7 ukaba ari umubare uhabwa igisobanuro kivuga ngo glory to God, honor to God and honor to God. Icyubahiro ni icy'Imana, Imana yonyine kandi Imana yonyine. Mu kuremwa kw'isi umuntu yaremwe ku munsi wa 6, ariko Imana ntiyahise iruhuka kuko kuremwa kw'isi kwari kutaruzura. Imana yaruhutse ku munsi wa 7. 6 ni umubare wizererwamo n'abakoresha filozofi yitwa secular humanism. Secular humanism akaba ari filozofi ivuga ko ubuzima bushingiye ku mpamvu za muntu,
amahame ya muntu n'ubutabera bwa muntu mu gushaka ikimufitiye umumaro, igashyira imbere siyanse aho kugendera ku by'Imana cyangwa se umwuka wera cyangwa se kugirana ubusabane n'ikirere. Abizera muri iyo filozofi bakunda kuyikoresha mu kunnyega Imana, God defiance, bavuga ko kuremwa kw'isi kuzuye ku munsi wa gatandatu ubwo Imana yari imaze kurema umuntu, kuko ngo nta kindi ku isi kiruta umuntu n'ubwenge bwe, ndetse bagahita bafata 7-7-7 uvuga ubwiza no gukomera kw'Imana bakawusimbuza 6-6-6 bakawuha igisobanuro kivuga ngo glory to man, again to man and only to man, bitandukanye na bya bindi 7-7-7 bivuga ngo glory to God, honor to God and honor to God. Ubwo bwibone na God defiance bihuzwa na 6-6-6, umubare wa ya matalento ya zahabu uyu mwami Salomo yaturwaga mu mwaka umwe, ndetse nawe akishimira guhabwa ibisingizo. Ahandi umubare 6-6-6 uhurizwa n'ubutunzi bwa Salomo uyu munsi nuko 6-6-6 ifata nk'ikimenyetso cya Illuminati. Iyi ivugwaho gutanga ubutunzi n'ubwamamare bwo ku isi nk'ubwatumye Salomo yibagirwa ko Imana ikwiye icyubahiro kiruta icya muntu, nawe akumva kwiha ibisingizo. Aha rero reka duhite tuvuga kuri ba basirikare ba Kiliziya Gatolika bitwaga The Knight Templars cyangwa se The Poor Soldiers of Christ and the Temple of Solomon. Babaga muri Yerusalemu mu gihe cy'intambara y'abanyamisaraba. Aba bahuzwa n'imbaraga zirimo zo kugwiza ubutunzi, kugira ubwenge burenze ubwa muntu, ngo byose bikaba byari mu nyandiko Salomo yasize yanditse mbere yo gupfa, hamwe n'impeta yambaraga ngo zarimo imbaraga zimufasha gutegeka amajini n'imiyaga. Aba barinzi cyangwa se abari abasirikare ba Kiliziya Gatolika ngo baje gutuzwa i Yerusalemu bafite misiyo. Aba barinzi ba Kiliziya Gatolika babaga i Yerusalemu bizwi ko baje kurinda ubutaka butagatifu n'abakristo baza kubusura, ariko kandi bahuzwa ngo no kuba baracukuye munsi y'umusigiti w'i Yerusalemu Al-Aqsa Mosque cyangwa se Al-Aqsa Masjid, ngo bashakamo isanduku y'isezerano ry'Imana, ngo Al-Aqsa Masjid wubatse ku musozi wa Temple Mountain, umusozi n'ubundi urusengero rwa Salomo ndetse n'urusengero rwa kabiri bakunda kwita urusengero rwa Zerubabeli zahoze zubatseho. Hanyuma bikavugwa ko ngo bacukuye bagakuramo ibyo Salomo yasize yanditse birimo amabanga yashakaga gusigira abo mu bwoko bwe. Twabonye ko Salomo yemeye ibigirwamana n'imigenzo ya gipagani yaturukaga iwabo w'abagore be n'inshoreke bikaza mu bwami bwa Isirayeli. Wa mugabo wasengaga Imana ubwiza bwayo bukamanukira ku bantu bayo, yemereye ibigirwamana kubakirwa ibicaniro, nkuko abantu be nabo barabibuka sinakubwira. Baravuga ngo mu minsi y'ubusaza bwa Salomo yanzu yubakiye Uwiteka na zahabu zari zuzuyemo, na ba bagore b'igihumbi n'ubutunzi bwose yari afite nta na kimwe byari bikimumariye. Nuko mu myaka ye y'ubusaza akumva afite irungu ryinshi cyane, nubwo yabaga akikijwe n'imbaga y'abantu bamwitaga umwami, ariko we yari afite buri kimwe, umutima udatuje. Reka nkwibutse ko nyuma yo kuzura urusengero rw'i Yerusalemu, The Temple of Solomon, Imana yavuganye na Salomo bwa kabiri nk'uko tubisoma mu bami ba mbere mu gice cya 9 ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 7. Nuko Imana iramubwira ngo, ariko nimuteshuka cyangwa abana banyu mukanyimura ntimwitondera amateka n'amategeko yanjye nabashyize imbere, mukajya gukorera izindi mana mukaziramya, nanjye nzarimbura Abayisirayeli mu gihugu nabahaye, kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve mu maso, kandi Abayisirayeli bazaba iciro ry'imigani mu mahanga yose. Aya magambo yo muri Bibiliya abantu bo mu madini atandukanye bayahuza n'ubuzima Abayisirayeli baje kubamo nyuma y'urupfu rwa Salomo. Niko byakomeje kugenda no mu busaza bwa Salomo. Mbana Isirayeli bakomeje gusenga izindi mana, iza gukora ibyo yari yarasezeranyije Salomo. Ntiyohereje ingabo, ntiyohereje ishyanga rikomeye ngo risenye ubwami bwa Salomo ako kanya, ahubwo ibyo Imana yavugaga byose byasohoreye ku gice cy'igitambaro. Umuhanuzi Ahijya w'Ishiro yahuye na Yerobomu wari umusangirangendo wa